reka nongere mbasuhuze mwe mwese mukunda ibiganiro bitandukanye binyura ku mbuga nkoranyambaga zacu za igihe uko zigiye zitandukanye. Uyu munsi tugiye kugaruka gato kwiburanisha ryabaye kuri uyu wa 31 Werurwe 2023 ry'urubanza ruregwamo Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid, wamenyekanye cyane mu irushanwa yateguraga ry'ubwiza ya Miss Rwanda. Ni irushanwa ryahataganamo abakobwa bagahatana ndetse bamwe bagatsinda bakegukana amakamba, ariko mu 2022 byaje guteza icyo nakita ko ari nk'imvururu, azi uwateguraga iri rushanwa arafungwa atabwa muri yombi akurikiranyweho ibyaha bitandukanye, birimo icyo gusambanya undi ku gahato, birimo kandi icyo guhoza ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. N'ibyaha byose bivugwa ko bikekwa ko yakoze ngo yari umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup yateguraga ibi bitaramo. Kuri uyu munsi rero ntabwo kwari kuburana bisanzwe kuko amaburanisha yagiye aba mu bihe bitandukanye, ari nabyo ngira ngo tugarukeho turebere hamwe bimwe mu bihe by'ingenzi byaranze urubanza rwa Prince Kid. Mu kwa gatanu nibwo yatawe muri yombi. Ni iperereza byavugaga ko ryamaze imyaka 3 rikorwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Mu myaka 3 iperereza ryagaragaje ibyaha 3 nkuko nabigarutseho. Hanyuma nyuma y'iperereza atabwa muri yombi, dosiye ye ishyikirizwa ubushinjacyaha, iregerwa urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwaje kwemeza ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo iperereza rikomeze. Mu byari byasabwe n'ubushinjacyaha ko ari kuzajya i Karongi ureba kuri kamera zimwe muri hoteli byavuga ko Prince Kid cyangwa se Ishimwe Dieudonné yasohokaniyemo n'umwe mu bakobwa baregwa muri dosiye, bivuga ko yaba yarashatse cyangwa se yaramuhurije ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Izo kamera rero zo nizo zagomba kugaragaza ko Prince Kid yamushyizeho igihoza ku nkeke, izo nkeke koko niba yarazimushyizeho. Gusa urukiko rwaje kwemeza ko nyine afungwa iminsi 30 y'agateganyo, aza kwijuririra, ariko n'ubundi ageze no mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge nabwo byemezwa ko icyo cyemezo cy'urukiko rw'ibanze aricyo gikomeza gukurikizwa. Prince Kid yarafunzwe iyo minsi 30 y'agateganyo. Mu kwa munani urubanza ruratangira kuburanishwa mu mizi, ariko gato n'urubanza rwagendaga rubera mu muhezo muri ibyo byiciro byose, uhereye ku rwego rw'ibanze kugera no mu rwego rwisumbuye. Urubanza rwaberaga mu muhezo kubera impamvu zitandukanye ubushinjacyaha bwagaragazaga ko zifitanye isano n'uburere mboneragihugu bitewe n'ibyavugirwagamo. Mu 2022 mu kwezi kwa 12 Prince Kid urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamugize umwere ku byaha akurikiranyweho. Urukiko rwagaragaje ko nta bimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha bishidikanywaho, bityo ko bitashingirwaho mu kwemeza ko ibyaha Prince Kid akurikiranyweho koko yabikoze, cyane ko nawe mwiburana yagendaga ahakana ibyaha aregwa mu buryo butandukanye, agaragaza ko atabikoze, nta n'ibyo yagizemo uruhare, ko ahubwo ari ibihimbano. Ubushinjacyaha rero ntabwo bwanyuzwe n'iyi mikirize y'urubanza, ari nayo mpamvu bwajuriye. Mu kujurira bwatanze ingingo 6, ariko ni ingingo zose zifitanye isano no kuba urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge cyangwa se umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge atarahaye agaciro bimwe mu bimenyetso byagiye bitangwa n'ubushinjacyaha. Izo ngingo rero zatanzwe n'ubushinjacyaha harimo kudaha agaciro nyine ibimenyetso nkuko nabivuze. Ni ingingo basobanura mu buryo butandukanye, aho bagaragaza ko byirengagijwe
n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu gufata icyemezo cyo kugira umwere Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid. Nkuko byagarutsweho na hano muri uru rukiko mu bujurire, umucamanza cyangwa se ubushinjacyaha bwagaragaje ko hari imvugo z'abatangabuhamya banahawe kode mu rwego rwo guhisha imyirondoro yabo, barimo TBF, TGK, harimo TFK, harimo VDF n'abandi, bigaragaza ko batanze ubuhamya bwerekana ko Ishimwe Dieudonné yari afite imigirire iganisha ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina, cyane ko ngo yazanaga abakobwa bakarariwe. Ibyo rero byagaragazaga ko ngo yari afite imigirire yo gukora iryo hohotero rishingiye ku gitsina. VDF we yagaragaje ko Prince Kid yigeze ngo guhagarika imishahara ya bamwe mu bitabiriye iri rushanwa kuko hari ibyo yabasabaga bitubahirijwe, bityo ko yakoreshaga ububasha afite mu nyungu ze, yakoreshaga ububasha abafiteho mu kugira ibyo abasaba. Ari nayo mpamvu ubushinjacyaha bugaragaza ko habayemo icyo bita ishimishamubiri rishingiye ku gitsina. N'icyaha bita ishimishamubiri rishingiye ku gitsina, ariko iri ngiri rifitanye isano n'icyaha cya ruswa. Harimo kandi ngo ibimenyetso by'amajwi yatanzwe n'ubushinjacyaha, aho Prince Kid yageragezaga icyo umucamanza yise gutereta umwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2022 ari naryo riherutse. Bagaragaza ko rero ubushinjacyaha cyangwa umucamanza yirengagije ibyo bimenyetso, ntiyabihereza agaciro. Ikindi bagaragaje ko umucamanza mu rwego rwisumbuye, mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, nanone atashingiye ku bimenyetso bifite ibimenyetso bihuje kamere n'icyaha, ahubwo ashingira ku bimenyetso ku mvugo zatanzwe n'abatangabuhamya zimwe zivuguruzanya abari zashingiraho mu gufata icyemezo, nyamara yakabaye ashingira ku bimenyetso bifite kamere n'icyaha. Kamere n'icyaha bivuze iki? Bivuze ko hari icyaha ubwacyo. Umushinjacyaha yasobanuye ko byagaragaye ko umucamanza atumvise neza icyaha cyangwa se imiterere y'icyaha Prince Kid akurikiranyweho. Umushinjacyaha yagaragaje ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwagombaga gushingira ku bimenyetso bigize kamere y'icyaha aho gushingira ku mvugo z'abatangabuhamya. Yagaragaje ko kandi uyu mucamanza yagize icyo yakita yise muri we, yavuze ko urukiko rwasinziriye ku kugaragaza ibimenyetso kandi nabwo rwari rufite izo nshingano. Prince Kid nawe mu kwiregura yafashe n'umwanya muremure cyane, yagaragaje ko ibyo aregwa byose ari ibihimbano, ndetse ko ababikoze byakozwe n'abantu bashakaga ko yamburwa gutegura iri rushanwa rya Miss Rwanda. Agaragaza ko yizeye ubutabera. Yavuze ko mu magambo ye, yavuze ko uko mu rukiko rwisumbuye yagizwe umwere, ari nako yizeye ko ahangaha mu rukiko rukuru nabwo azabona ubutabera buboneye. Mu banyamategeko bari bamwunganiye, n'abanyamategeko batatu bari bamwunganiye, barimo Maître Nyambo wamwunganiye guhera mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kugeza n'uyu munsi. Bafashe nabo umwanya muremure, bagaragaza ingingo zitandukanye zigaragaza uburyo ibyo Prince Kid aregwa ari ibihimbano, ndetse banagaragaza ko ubushinjacyaha budafite ibimenyetso bihagije byagakwiye kuba bihabwa agaciro muri iri buranisha, ndetse ko ubushinjacyaha butanakwiye kuba bujuririra icyemezo cyafashwe no mu ucamanza. Prince Kid yavuze ko nk'abatangabuhamya barimo VKF bakoze inyandiko bajya no kwa noteri bagaragaza ko batigeze bahohoterwa mu by'ukuri, kandi ko byari ibintu bigaragara, ndetse n'umucamanza yabahamagaye mu rukiko barabihamya, bagaragaza ko ukuri kwabo ntaho bigeze bahurira n'iryo hohoterwa ryavugwaga. Yagaragaje kandi ko hari amasezerano
inspiration backup yagiranaga n'aba bakobwa, amasezerano y'imikoranire atari amasezerano y'akazi ahubwo ari amasezerano y'imikoranire, ndetse ko iyo byananiranaga, iyo impande zombi zitumvikanaga, biba mu masezerano byagaragaraga ko ministeri ifite umuco mu nshingano yagomba kuza ikabahuza kandi byagendaga bitanga umusaruro. Bivuze ko ku ruhande rwo kuba yakoresha ububasha afite byari bigoye cyane ko amasezerano bayagiranaga yari ay'imikoranire n'abo bakobwa atari amasezerano y'akazi. Ikindi Prince Kid yagaragaje ko uhereye ku ifungwa n'ifungurwa rye inkiko zagiye zifata icyemezo ko nta mpamvu zatuma akurikiranwaho icyaha kijyanye n'ishimisha mubiri. Aho ngaho yavugaga no kuri ya majwi yumvikanye Prince Kid asaba umwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2022 icyo yise happiness cyangwa se kwishimisha. Yavuze ko amajwi araye, ariko agaragaza ko habayemo kuyahindura, kuyeditinga, kugira ibyo bakuramo. Icyo yavuze ko bigombera ubushishozi. Agaragaza ko impamvu banayanenze mu rukiko ari uko atafashwe n'ubushinjacyaha, atafashwe n'umuntu uzwi, ntabwo yafashwe n'umuntu uzwi. Ikindi yafashwe mu buryo bunyuranyije amategeko, ndetse byagaragajwe ko hari n'ibyagiye nyine bivanwamo. Agaragaza impamvu ashingiraho avuga ko bitafashwe n'ubugenzacyaha cyangwa se ubushinjacyaha, ahubwo ari undi muntu runaka wabifashe. Yibaza impamvu yaba byaragiye hanze mu itangazamakuru we ubwe ataranaburana, cyane ko yari agifunze ataratangira kuburana mu mizi, ariko amajwi atangira kujya hanze mu bitangazamakuru bitandukanye. Agaragaza ko ari imwe mu mpamvu yakoreshwaga bashaka nyine kumuharabika muri rubanda. Prince Kid yakomeje agaragaza ko impamvu ashingiraho nanone agaragaza ko ibyo aregwa bitabayeho ahubwo ari ibihimbano. Yagaragaje ko hari nk'ubutumwa bwagaragajwe mu rukiko, ariko ubwo butumwa bivugwa ko bwari mu kiganiro yagiranye n'umwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Agaragaza ko ari ubutumwa budafite aho buhuriye n'ibyo baganiraga, kuko baganiraga ikiganiro kirekire cyane, ariko ubushinjacyaha bwirengagije icyo kiganiro, ahubwo bushingira ku ijambo rimwe. Interuro yavugaga ese Prince Kid ubu koko twaryamana dukorana bigashoboka. Ni ijambo umukobwa yamubazaga, ariko bigaragara ko haba ku ruhande rw'umukobwa haba ku ruhande rwa Prince Kid muri izo message bagiranye ntaho bigaragara, ahubwo byagaragaye ko hari undi watanze icyo kimenyetso ku bushinjacyaha, ari naho bashingira bavuga ko ari ibihimbano. Ndetse iyo message ntabwo ariyo yari yoherejwe gusa, ahubwo ni screenshot yari yafashwe iherezwa ubushinjacyaha. Bityo ko bikwiye kwiganwa ubushishozi mu gihe cyo gufata icyemezo. Ni urubanza rwatwaye amasaha menshi kuko rwatangiye saa 3:18 rusojwe mu kanya saa 9 n'iminota mike, ariko umunyamategeko umwe wunganira Prince Kid yari atarahabwa umwanya. Bivuze ko urubanza ruzakomeza haherwa ku ruhande rwa Prince Kid. Umunyamategeko umwunganira muri batatu utabashije kubona umwanya azakomeza nawe asobanura ingingo zigaragaza ko uwo yunganira arengana cyangwa se akiri umwe, kuko ari umwere kugeza uyu munsi. Ndetse n'ubushinjacyaha buzakomeza busabira Prince Kid ibihano, kuko bwajuriye bugaragaza ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rutaciye urubanza mu buryo buboneye. Rero urubanza ruzakomeza ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 4 2023. Ndabashimiye cyane mwe mwese mukunda ibiganiro byacu. Urubanza tuzakomeza kurukurikirana tumenye ese Prince Kid arongera kugirwa umwere cyangwa se hari ibyaha biri bumuhame, ese hari igihano ari buze guhabwa cyangwa se aragirwa umwere mu buryo bwuzuye, ese ubushinjacyaha buzamusabira ikihe gihano. Byose tuzakomeza kubigarukaho. Nge nitwa Ntabareshya Jean de Dieu, umunyamakuru wa igihe.com. Byose tuzakomeza kugenda tubibagezaho. Turabakunda.